Yesu ashimwe bene data, dushimiye Imana itwemereye kuganira ku ijambo ryayo muri uyu mugoroba, muri kumwe na Evangeliste Rukundo Desire, guturuka mu ntara y'Amajyepfo, muri paruwasi ya Matyazo ku mudugudu wa Mpare. Mureke dusome ijambo ry'Imana ririmo intego tugiye kuganiraho. Imana yacu igume itugirire neza. Turasoma mu rwandiko rwa mbere Petero yanditse, ibice byaho ni 4, umurongo waho ni 7. Haravuze ngo iherezo rya byose riri bugufi, nuko mugire ubwenge mwirinda ibisindisha, mubone uko mugira umwete wo gusenga. Mureke dusome no mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike, ibice byaho ni 5, umurongo waho ni 17. Haravuze ngo musenge ubudasiba. Amena. Reka dusome n'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko, n'ibice byaho 14, duhere ku murongo wa 32 turageza 38. Haravuze ngo bagera ahitwa i Getsemani, maze abwira abigishwa bati, nimube mwicaye hano mbanze nsenge. Ajyana Petero na Yakobo na Yohani, atangira kumirwa no guhagarika umutima cyane. Arababwira ati, umutima wanjye ufite agahinda kenshi kenda kunyica, mugume hano mube maso. Yigira imbere ho hato, yubama hasi arasenga ngo niba bishoboka icyo gihe kimurenge. Ati, Aba Data, byose biragushobokera, undenze iki gikombe, ariko bye kuba uko njyewe nshaka, ahubwo bibe uko wowe ushaka. Araza asanga basinziriye, abaza Petero, Simoni, urasinziriye? Harya ntubashije kuba maso n'isaha imwe? Mube maso musenge, mutajya mu moshya. Umutima niwo ukunze, ariko umubiri ufite intege nke. Imana yacu nitugirire neza. Tugiye kuganira ku ntego ivuga ku gusenga, twibaza koko niba ari ngombwa ko umuntu agira umwete wo gusenga. Ese koko birakwiye ko umuntu asenga buri munsi? Ni izihe mpamvu zatuma umuntu asenga ashyizemo umwete, cyangwa se umuntu asenga buri munsi? Imana yacu nitugirire neza. Ubundi iyo bavuga ibyerekeranye no gusenga, abantu benshi babivuga kwinshi kandi bifashishije ijambo ry'Imana, kandi nibyo gusenga bifite ibisobanuro byinshi. Ariko Pawulo yandikira Abefeso, yavuze ibyo gutwara intwaro zose z'Imana mu bice byaho 6. Hanyuma muri izi ntwaro zose z'Imana avugamo iyo gusenga. Ndagira ngo nibutse inshuti z'umusaraba ko ubundi gusenga si iby'abantu, nubwo abantu akenshi babihimba yenda bagasenga uko bashaka, ariko ubundi gusenga si iby'abantu. Gusenga ni intwaro y'Imana. Niyo mpamvu abigishwa babwiye Yesu, baramubwira ngo twigishe gusenga nk'uko Yohana yigishije abigishwa be. Imana yacu nitugirire neza. Ubundi gusenga ni intwaro. Imana yacu nidufashe. Hano dusomye amagambo y'Imana ari mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko, muri ibice byaho 14, uhereye hano ku murongo wa 32. Havuga igihe cyo gusenga kwa Yesu. Impamvu ya mbere ubundi ikwiye gutuma dusenga, ni uko ubundi dufite uturwanya. Imana yacu nitugirire neza. Mu buzima bwacu bwa buri munsi dufite umwanzi kandi udahwema, udatuza, ndetse nanavuga ngo ntabwo ajya acogora. Imana yacu nidufashe. Iyo umunesheje uyu munsi agutega ejo, ntabwo rwose ajya acogora. Nimusoma Bibiliya muzasangamo ijambo rivuga ngo igihe Yesu yamuneshaga ari mu butayu, ngo yamuteze ikindi gihe. Dufite umwanzi Satani wari udutega buri gihe. Imana yacu nidufashe. Icyo ni kimwe. Satani arahari kandi ahari buri munsi. Niyo mpamvu dukwiye kugira umwete wo gusenga, kandi tugasenga ubudasiba. Imana yacu nidufashe. Impamvu yindi ya kabiri ikwiye gutuma dusenga, hano dusomyemo amagambo aho Yesu avuze ngo bye kuba uko njyewe nshaka, ahubwo bibe uko wowe ushaka. Inshuti z'umusaraba, nagira ngo mbabwire ko ubundi ubushake bwacu inshuro nyinshi burwanya ubushake bw'Imana. Niyo mpamvu bigoye ko umuntu yakora iby'Imana ishaka
cyangwa se akaba mu buzima Imana imushakamo kandi adasenga. Gusenga nicyo cyonyine kibashishije umuntu kuba mu by'Imana imushakamo. Imana yacu nitugirire neza. Ntabwo ushobora kubaho ubuzima Imana igushakaho kandi udasenga. Reka mvuge ngo ntabwo umuntu ashobora kumvira Imana kandi atabasha kuba mu bihe byiza byo gusenga. Kandi ndagira ngo mbabwire abantu b'Imana, ubundi imigisha yo mu gakiza twayibikiwe mu kumvira Imana. Ntabwo ushobora kumvira Imana rero udahuza n'ubushake bwayo. Niyo mpamvu, iyi ni impamvu ikomeye cyane ikwiye gutuma udasinzira, udahunikira. Niyo mpamvu ikwiye gutuma ugomba kuba maso cyane kugira ngo uhuze n'Imana. Ibyo ishaka biba ari byo biganza mu buzima bwawe, biganza ubushake bwawe, biragusaba kuba mu bihe byiza byo gusenga. Ni impamvu ikomeye cyane. Kandi urumva na Yesu nk'uwari wambaye umubiri, nawe ngo hari ibyo yashakaga ko iki gikombe kimurenga, ngo ariko Imana yishaka ko akinyweraho, kuko kukinyweraho nibyo byari bibitsemo agakiza, nibyo byari bibitsemo gucungura umuntu. Kukinyweraho nicyo cyari cyaramuzanye. Ariko uyu munsi wa none birashoboka ko nawe hari ibintu Imana yaguhamagariye gukora, ariko ukagenda ubusanya nabyo kubera ko utakigira ibihe byo gusenga. Ndagira ngo nongere nkwibutse, iri jambo ry'Imana dusoma ni ubushake bw'Imana, ariko ntushobora kurigenderamo ngo hanyuma rikubemo nawe uribemo kandi utagira ibihe byiza byo gusenga. Inshuti y'umusaraba, ndongera kukubwira ngo ibintu byose bikurangaje bishyire ku ruhande, ufate umwanya usenge. Imana yacu nitugirire neza. Iyo ni ikintu kindi gikwiye kugutera gusenga. Hanyuma reka mvuge n'ikindi kintu gikomeye rero. Yesu aravuze ngo umutima urakunze, ngo ariko umubiri ufite intege nke. Inshuti z'umusaraba, umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo niyambura uyu mubiri upfa, nibwo nzasezera mu bihe byiza byo gusenga. Rero nkubwire ko umuntu wese ucyambaye umubiri arasabwa gusenga ubudasiba, arasabwa gusenga, kuko uyu mubiri ni umunyantege nke, kandi uyu mubiri ntujya ukizwa. Uyu mubiri urawunezeza uyu munsi, ukawugaburira neza, ukawusiga neza, ukawambika neza, ejo wakena ukaguhinduka, ukakuzengereza. Uyu mubiri ni umunyantege nke. Icyo ni kimwe mu bintu bikwiye gutuma usenga, kuko uyu mubiri ntujya ukunda kwakira ubushake bw'Imana. Iyo bigeze aho umuntu agomba gutwaranira, uyu mubiri akenshi ukunda kurwanya umuntu w'Imana. Inshuti y'umusaraba, kuba ucyambaye umubiri, kuba nyambaye umubiri, turasabwa kuba mu bihe byo gusenga, kuko nta kindi kintu cyashoboza uyu mubiri kugendana n'Imana. Nta kindi kintu cyatuma uyu mubiri ugendana n'Imana uretse amasengesho. Imana yacu nitugirire neza, kandi Uwiteka nadufashe. Reka mvuge ikindi kintu rero nanone gikomeye gikwiye kugutera guhora usenga. Yesu aravuze ngo musenge mutagwa mu moshya. Ubundi akenshi usanga abakristu dukunda gusenga kuko dufite ibibazo, dukunda gusenga kuko hari ibyo twifuza ku Mana. Nabyo nibyo, kuko nanone Petero yandika yavuze ngo muyikoreze amaganya yanyu kuko yita kuri twe. Ariko ntabwo ukwiye buri gihe kuza imbere y'Imana ari ukuzanya amaganya, ahubwo hari ikindi kintu gikwiye kugutera gusenga buri munsi. Nuko buri munsi burya hari amoshya abagutegereje. Buri munsi Satani aba yaguteze ngo akugushe mu moshya. Nshuti y'umusaraba, mukundwa n'Imana, ndakwinginga ngo uyu munsi wa none ufate izindi ngamba zituma uba mu masengesho y'igihe cyose. Imana yacu nitugirire neza. Ntabwo bishoboka ko umuntu yazarangiza umurimo yahamagariwe n'Imana kandi atabasha gusenga. Ntabwo bishoboka ko umuntu yazabona ubu bugingo twahamagariwe atabasha gusenga. Imana yacu nitugirire neza, kandi Uwiteka nabafashe. Umwami Imana barebe neza, Imana igume kubitaho, Uwiteka agume kubagirira neza. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye kuri Imana yumva amasengesho. Kandi hari igihe wavuze uravuga ngo igituma twe tudahabwa nuko dusaba nabi. Ndakwinginze Mwami wacu Kristo ngo uduhe izindi mbaraga
imbaraga zo kongera kunesha, zo kongera kuba mu bihe byo gusenga kandi dusengana umwete. Ndagushimiye kuri Imana y'amahoro kandi ndagushimiye kuri Imana ishobora byose. Ngaho kurikira ijambo ryawe Mwami Imana kugira ngo risoze icyo waritumye, mu izina rya Yesu Kristo, amen.